ariko ntasize n'abakobwa ntasize umukobwa utari umwana muto ngo yarashutswe umuntu utarafashwe ku ngufu umuntu uri mature ukavuga ngo ndabyemeye banteye inda mu gihe yakwigaritse please icara hamwe wige umugabo mukuru we ni sawa cyane ariko niyo hageze urahatira baranyica Mimana shimimana kubukiriho n'ubuntu bwayo iminsi yose mu gihe ukiriho ujya wibuka kuyishima ambasubize nsinge babajije ariko ari nkanjye uburyo nasubiza wari uzi ko hari igihe umuntu ukuri hafi muhorana buri munsi cyangwa se inshuti birangira ikubereye umuvandimwe abantu ntago babizi yuko hari imiryango imwe n'imwe itatuba hafi cyangwa itaratubaye hafi ahubwo se byari bikwiye ko umuvandimwe mperuka mu myaka 10 ishize ari wumva hafi mu bukwe bwanjye kuruta umuntu twirirwana mu kazi ka buri munsi hari igihe umucuti ikubera umuvandimwe hari n'igihe bajya bavuga ngo inshuti yakure harya ngo ikuruta umuvandimwe wakure thank you ugafite impamvu ze bwite yabikoze ariko abantu twirirwana nabo buri munsi hari igihe batubanira neza bikarangira babaye abavandimwe Salut, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, ça va. Nizere ko meze neza, nizere ko ubuzima bukomeje kubatwara neza. Njyewe meze neza ndashima Imana. Ndi muzima nta burwayi. Ndi muzima meze neza. Nihanganishije abatameze neza. Kuko nzi ko iyi si tubamo byiza ibibi ni ibintu donc dufesinga buri munsi rero abantu bari muri situation itabaryoheye abantu batameze neza abarwayi donc abantu mwese mutamerewe neza nukuri Imana ibagirire neza nari maze iminsi mutambona nari maze iminsi mpuze ariko nagarutse nari mbakumbuye nagaranitse ko najya mbakumbura pe namwe mujya muhumbura se muraza kubimbwira muri commentaire ikindi je m'excuse kuri video n'uploadinze samedi mashusho ntago arameze neza na sound ariko message yaratambutse kandi nizere ko itabaguye nabi umeze neza boss uri inyuma ya kamera abameze neza numvise uzi kuririmba reka ntere wikirize buri munsi uti numvise uzi kuririmba ndagerageza ndanabikunda ariko kadushimira Imana twumve ko uri bubibashe reka dushimira Imana twumve kuri bubibashe ngo guki dushimira Imana mu ndirimbo Mana yanjye ko nta no basabe bwanje pe se ngusuzugure oya winsuzugura oya ntago wabikora Shimimana kubukiriho n'ubuntu bwayo iminsi yose mu gihe ukiriho ujya wibuka kuyishima kurinda ntabwo isinzira ihora iri maso iyo ubona ko bikomeye ukabona birangiye irazi ikaguhumuriza ukaririmba ishimwe nkomeze tuzakomeza ubutaha ako nako kabaye abantu nabo barabyumva ko ufite impano ni kuri Queen Paccy official wahageze cyane ndi kukubona umeze neza wa mugani wawe meze neza uzi kuririmba pe ngiye naricaye ngwa ku kavideo ka isi mabujara ngiye kubona bonaniwe ndi mu mwuka kabaye numva ibintu ni sawa cyane merci muryango urashima Imana nukuri tumeze neza muri telefone yawe mbabarira ufate telefone fata telefone nyine ninjye ubisabye telefone contact ufitemo mbwira umubare ntumbwira abantu umbwira umubare wa contact zanjye kankurebere ndebera umva mfite contact zirenga igihumbi
kandi muri abo bose harimo n'inshuti. Yego nka zingahe inshuti? Umva ngewe busobanuro bw'inshuti bitandukanye n'ubwawe. Ako benshi nabo tuziranye. Uragitsinze. Abenshi nabo tuziranye. Abavandimwe abo tuziranye inshuti. Inshuti kuri Queen Paccy ni iki iyo bavuze inshuti? Inshuti ni umuntu ukuba hafi mu byiza no mu bibi, apana mu byiza gusa, apana muri situation runaka. Donc mu byiza mu bibi. Ubwo nivuga ibyiza ni ibirori byiza, nivuga ibibi ni mu byago, urwaye se cyangwa urwaje cyangwa wabuze uwawe. Donc uwo muntu iyo ahari buri munsi muri ibyo bihe byiza n'ibibi niwe ngewe nita inshuti, ikubikira amabanga, ishimira iterambere ryawe. Uwo niwe nshuti. Kuri Queen Paccy iyo yumvise ijambo amafaranga ni iki kiza mu bwonko bwe bwa mbere? Amafaranga. Amafaranga ni iki kita kiza nyine mu mutwe bwa mbere? No, amafaranga nyine n'ubushobozi. Amafaranga ubwo niyo barumva menshi, apana yangaya dufite yo kurya. Nyine niyo mpamvu na amafaranga menshi. Niyo nita amafaranga. Utundi n'udufaranga turaho nyine. Mutu twanje disi. Tutuma ducuma iminsi. Cyangwa tukanacumura. Ibyo bibaho. Hari abantu batuma amafaranga atuma bacumura. Kubera kuba menshi cyangwa kubera make? Byose. Twari tugarutse ko nari ntangire ku kintu bita inshuti, nkibaza akantu nyine kuki abakobwa iyo cyangwa abadamu babaye inshuti cyane, bakagendana bakabwirana amabanga iyo bashwanye cyangwa bagize icyo bapfa. Kuki bya bindi mwabitse mu gihe mukiri inshuti bijya hanze? Mukiri inshuti cyangwa mutakiri inshuti? Oya, no kuvuga ngo mu gihe mugiranye ikibazo runaka, bya bindi mwabikanye mukiri inshuti, y'amabanga mwasangiye, kuki muyamena? Nawe ngushyizemo. Uvuze abagore? Mvuze igitsina gore. Ntago nzi impamvu, ariko ntekereza ko ari ukuntu inshuti ikudeseva, biba bimeze nka revenge ahari. Kwihimura. Ibi bintu bibi ni ibi nyine ukumva wabishyira hanze, sibyo? Ariko burya akankubwira inshuti yawe ya nyayo ntabwo ari byiza ko mutandukana cyangwa se mugira ibyo mupfa ujye kumena amabanga. Ntabwo ari byiza, ni akantu kabi cyane. Ako kabaho cyane mu bagore surtout, sibyo ko n'abagabo basigaye bakunda kuvuga cyane bitari ngombwa, ariko bagore rwose babaye uduhybrid bamwe. Ariko ntabwo ari akantu keza. Uyu munsi wifashe kuvanamo amakuru ndabona biri bungora, ariko ndagerageza. Ndikubona nanitonze, uri kubibona? Witonze. Muri commentaire muri bimwe mu biganiro duheruka gukora, abantu benshi batanze compliment. Warazisomye ngo uri mwiza, ibyo byo turemeranya. Ngo baravuze ngo uri mwiza, yaturemeranya. Seka neza, aho turemeranya. Ariko harimo n'abakomeje kubaza ati Paccy ko nkuzi Gisenyi, waba ari umunyarubavu? Ngo banze Gisenyi? Niho iwacu. Yego. Ubwo arashubijwe wabibaje. Niho iwacu Gisenyi, niho ababyeyi banjye batuye. Baranzi kabisa. Hari nanjye nyazisoma banzi ngo banzi. Ndabana nkuzi Rubavu. Aho twiganye benshi baranzi. Unzi Gisenyi aranzi. Rwose barabivuze. Hari n'uwanyandikiye ngo nawe se ngo situbona ngo warisize, ngo nanjye bona ritukuje. Wasanga wari ariko nje ndabona uri igikara. Anyways, nuko commentaire ndazikunda cyane. Ndazikunda zituma nduhuka ngewe no mu mutwe burara gushaka kubyumva. Ntayo ntajya nsoma. Hitanjya kuri commentaire. Umuntu nyine yarabyanditse numva biransekeje, ni kiriya kiganiro twakoze ubushize. Ariko ntago nubwo yabyanditse niko yabibonye. Yego. Wabona nzi kera ndurukara cyane. Kandi warabidusobanuriye, hari ukwito hakaba no kwikiyera. Kandi ntawe nigeze ntungaho urutoki mvuge ngo yaritukuje. Nta nubwo bindeba, umuntu aba yiguriye amavuta, aba afite ukuntu ashaka gusa. Ntiwitukuje ariko warikesheje. Ngewe Paccy ni ukunsa. Nyine ndavuga abo bavuga ko banzi Rubavu ko nta uraza kuvuga ngo narisize. Nyine warakeye. Anyways, bitwaye iki se? Nyine warakeye. Yego. Amafaranga yaraje, reka amafaranga nayo ni mukesha. Amafaranga yaraje ari hese? Ku mubiri.
se abantu bakoreye reka ku kaboko ndahabona amafaranga ndahabona ikirombe twese byaranze oya byaremeye ntago ari twese byanze harimo bamwe byemeye Paccy ntugashuka abantu mu Rwanda urakora bikemera ariko no kwisi eregisi ni imwe rimwe biremera ejo bikanga cyangwa ejo bikemera yego uwumva bimugwa neza buri muntu wundi aba afite access ku mubiri we uko yawugenza kose nta kibazo we live only once live your life nta kibazo reka tugaruke muri weekend rero habaye ubukwe bw'icyamamare Killlerman yego sha narabubonye nanjye narabubonye naranabutazi narayimbureba actually kuri ecran tukiri aho ngaho Paccy utekereza iki ku bakobwa cyangwa abasore cyangwa abagabo n'abagore babana mu gihe bagikennye cyangwa bagishakisha bamara kugira aho bagera umwe agatangira kubona ko atagikwiranye na mugenzi we ufata so harimo bamwe mu bagabo twagiye tubona agakunda umukobwa bakiri batoya cyangwa bakiri mu buzima bwa gikene kuko ari we yabashaga kwafodinga yabashaga kugeraho sinzi ubwo wenda mu mitekerereze ye ariko agafaranga katangira kuza agatangira guhindura umugore ntagende mu modoka agasohokana n'abandi bakobwa ndetse agatangira kuvuga ko batagikwiranye ni umuturage ntago akigezweho amafaranga twavugaga yego hari ukuntu umugabo donc mutangira nyine mushakisha mumeze neza buriya amafaranga arongoza ako amafaranga yongoza umuntu n'ubundi agaragaza wa muntu ubundi bajya bavuga umuntu nyawe aba umugabo muzima yaba cyangwa umugore ubona true color ye yamaze kugira amafaranga ako bitandukanye gute ku bantu babana nje ndabifata ahantu habiri urubatse oya reka mbikubwiye ngiye wubatse umuntu mubana uko mubana mufite amafaranga sibyo yego ariko nabivuze neza biterwa n'umuntu wari we terwa na personality y'umuntu sibyo hari umuntu ubuvuga ngo nimbona amafaranga nzakomeza mbegewe undi avuga ati mbonye amafaranga naba gutya na gutya rero none ibaza ko iyo atangiye kujya kubona umugore wari umuturage agatangira kujya muca amazi waba ari inkirabuheri kuko remember ayo mafaranga wabonye harimo amasengesho maybe y'umugore wawe harimo n'ubufatanye bwe sinzi impamvu numva ko icyo gihe wayagize ari cyo gihe cyiza cyo kutangira kumushyira ku ruhande kuko ni ukuba inkirabuheri nta nubwo uri smart mu mutwe kuko amafaranga ikintu atwongerera mu buzima cyangwa se mbona yakagombye kongera mu buzima bw'umuntu ni ukubaho neza yego kandi kubaho neza ni ukubana neza nabyo birimo either ukabana neza n'uwo mwashakanye cyangwa se n'abantu donc bari iruhande rwawe bavandimwe inshuti niko kuba neza niko kubaho neza mu mafaranga ibyo rero ntabwo byagakwiye kuba wagize amafaranga ntabwo byatuma ushyira umuparteneri wawe ku ruhande utangiye kubona yarabaye umuturage ahubwo gerageza nawe se n'ayo mafaranga abo bantu uri kujya kureba ku ruhande byashoboka ko n'umugore wawe rigasa nabo why not yego kazana bya bindi byo ku ruhande byose impamvu mbikubajije ni abantu benshi bakomeje kuvuga bati Killlerman congratulations mu buzima bw'ubukene warambye kuri Aisha yego sha umugumaho no mu gihe ubonye amafaranga urakomeza uravuga uti ni benshi cyamamare ntago kibura abakobwa bacanye ariko aravuga ati uyu niwe twaruhanye uyu niwe mama w'abana banjye ndamutangiye hehe ari wowe se ubundi wamutukajya he ababataye bagiye he reka nkubwire igihe cyose wumva ugikunze umugore wawe ariko iraririka kurusha imbaraga sibyo ariko ukimukunze mugikundana fete nibaza ko ayo mabetize yose wakora wayakorera hanze ariko ukazana respect n'ubundi wagombaga umugore wawe mwaba mukennye mwaba mukize rero Killlerman yakoze igikorwa cy'umugabo congratulations kuri bo Imana ikomeze ibubakire n'ubundi bari bubatse Imana ikomeze ibubakire ikomeze ibaha amafaranga ikomeze ibongera urukundo ndagaruka ku kindi kintu ubukwe wabivuze neza ko wabukurikiranye warabonye kabisa mpaka burangiye karakasamutwe
akasa mutwe kabisa. Hari abantu numvise ngo The Ben nabureba ngo nawe azasubiramo. Really? Ngazasubiramo. No, buri wese akora ubukwe bwiza ku rugero rwe. Buri wese akora ubukwe bwiza ku rugero rwe n'ubwa The Ben bwari bwiza. Ibyamamare ahora bizi. Arabona byumbanye mu biganiro numvise. Ko ntari icyamamare. Turi kubibona. Mba mbirebera hirya ko bose bakoze ubukwe bwiza n'ukuri. Utekereza iki? Bamwe bavuze ngo miliyoni 43 ngo ntago byari bikwiye yuko azispendinga mu gukora ubukwe. Killlerman niko bavuga. Ngo ngahe? Miliyoni 43. Izo yakoresheje ubukwe? Niko nabyumvise ubwo ndi kugusomera comment. Ibiri ku muhanda. Yego, ni ibivugwa ku mihanda. Ngo ntago byari bikwiye ko akora ubukwe bwa miliyoni 43. Bakurikije iki? Bakurikije yuko harimo inzu. Wenda uwo waziyanditse yavugaga ko mu bitekerezo bye yavanamo inzu. Babwiye n'iki ko aho atuye atari inzu ye? Calculate. Ariko ye tujye tuvuga ibintu ni commentaire buri wese afite ukuntu yumva ibintu bye, ariko niyo mpamvu ugiye kuvuga uko byumva. Ngiye uko mbyumva niyo yabakoresheje miliyoni 100 as long as ubukwe bwe bwagenze nk'uko yabuteguye kandi natwe twebonye bwari bwiza. Yego, nta kindi. Ubundi zo ubukwe bwiza byagenze bite? Nakubwiye ngo babwize bitewe n'ubushobozi bwawe, bitewe n'uko wabuteguye. Hari uwampaye ubuhamya kuko nge hari cano njya nkoraho za gikristo basezeraniye niba tururayizi niba turi y'amasengesho ya mu gitondo abantu babyuka saa 9 barabizi niba turi we n'umugore na fiance we basezeraniye muri niba turi ya saa 9 ya saa 9 nyine ubwo irangira saa 12 saa 12 n'igice saa 1 ibirangiye so barataha barya ipaki y'amandazi n'abantu bari baje kuba icyo bita abahamya ubwo urumva nibwo bushobozi bari bafite na mukaro n'icyayi. Yes, baribanira. Nese ubwo bavuga ntago bakoze ubukwe. Yego se barabukoze. Ibintu byose nukumvikana kwanyu mwembi. Barabukoze kandi bwababereye bwiza ku bushobozi bwabo. Rero na Killlerman niba arakoresheje izo miliyoni muza afite zingahe kuri konte? Abantu baba bateye ibitoroshe. Ni umukozi d'après tout, twese turamuzi ni umukozi. Kuba yakoresha miliyoni 50 igahe ni ibikize. Ntago nyine wivuga ngo ntago bikwiye, byari bikwiye kuri we. Wowe bidakwiye kuri wowe jya gukora ubwawe nawe tubuye. Bwamake bwayo ngayo ushaka. Wivuga ngo ikintu ntigikwiye se gute? Kandi nyaracyo we ushakashatse usanga kidakwiye gute? Ariko uri guheza inguni. Uri gufana cyane. Uri gufana cyane ukareba. Oya, ntago ndanamufana by the way. Yego nyine. Ndamufana ariko ntago tuziranye, ntabwo turi inshuti. Gufana ibikorwa bye. Yes, ni umukinnyi mwiza, ni umukozi. Rero ko yakoresha ziriya miliyoni zo bavuga nubwo ngewe ntazizi. Ni bivugwa natwe ntago we are not sure. Ntago birenze. Umuntu ukunda ubwo arayafite. Bashaka gukora ubukwe bwa miliyoni 40 ubwo afite izirenze zo. 43. Aba yafite pe. Of course. Kandi afite abantu. Kindi twibuke ko ubukora abantu. Turebye mu bamugaragiye mu byamamare abantu bakabihuza nuko yaraburetse buba ubukwe bw'abantu. Yes. Abantu tujye tugira positive mind. Reba ubukwe waprecier unamusengere n'umukunda ibindi ngo harimo abakobwa beza. Thank you. Harimo abasore beza, abakobwa beza, ubukwe bwiza. Bizongereze pe. Ariko undi we ngo izo miliyoni bitwaye iki se? Harimo abakobwa pe. Ntacyo byamamare byararebye amajosi yenda kuvamo. None Abanyarwandakazi ni beza kwira. Uzi ko umuntu arareba akibagirwa uwo yabonye n'uwo atabonye. Ni beza bose. Ni beza pe. Ikindi cyavuzwemo ni ukubera iki abantu baribazaga, ni ukubera iki abantu bamwambariye ngo ntago hagaragayemo bamwe mu b'umuryango we, ngo kuki yafashe ngo abantu amenyanye nabo ejo. Wumva abantu kambasubize nsinge babajije ariko ari nkanjye uburyo nasubize. Wari uzi ko hari igihe umuntu ukuri hafi muhorana buri munsi cyangwa se inshuti birangira ikubereye umuvandimwe? Abantu ntago babizi yuko hari imiryango imwe n'imwe
itatuba hafi cyangwa itaratubaye hafi. Ahubwo se byari bikwiye ko umuvandimwe mperuka mu myaka 10 ishize ari wumva hafi mu bukwe bwanjye kuruta umuntu twirirwana mu kazi ka buri munsi. Hari igihe umucuti ikubera umuvandimwe, hari n'igihe bajya bavuga ngo inshuti ya kure harya ngo ikuruta umuvandimwe wa kure. Thank you. Ugafite impamvu ze bwite yabikoze, ariko abantu twirirwana nabo buri munsi hari igihe batubanira neza bikarangira babaye abavandimwe kuruta abavandimwe bacu b'amaraso. Kandi rega ubuvandimwe ntago ari amaraso. Naje gusanga ubuvandimwe atari amaraso. Ubuvandimwe ni ugushobokana. Yego. Kubuhuza umuntu kuba umuntu ahuza n'undi cyane bikaba perfect match. Ntago kuba umuvandimwe ari amaraso gusa, ahubwo habaho no gushobokana. Yego. Icyo nabivuga. Nihe nama wagira abantu bateye abakobwa inda bakabigarika? Abasore bateye abakobwa inda ntibabe proud yabo no mu gihe babonye amafaranga. Urumva hari ukuntu umusore otera umukobwa inda noneho umukobwa we akakwemera uko umeze n'ubundi nk'uko mwari musanzwe muri inshuti. Ati ariko nubwo ibi byose bibaye twakwihuza twahuza mu bushobozi bwawe buke ufite, njyewe ndabyemera. Abasore bakunzwe kugaragaraho ingeso yo ko ndakishakisha ndakiyubaka, urabona so no gutinya inshingano. Bivuge neza, abenshi batinya inshingano. Sorry to say, ariko abenshi batinya inshingano. Tutibagiye ko hari n'abatazitinya baba responsable bakiyangaje nyine mu bintu bikomeye. Abo nabo bari mumwe mu ntwari. Turabashimiye. Abo rero bavuga ati ndakishakisha ndakisuganya, urabona sheri, urumva ikibazo cyabaye, ariko mugenzi wawe arakubwira ati ntacyo hasi nzemera mparyame, icyo uzarya nzarya icyo. Undi ati oya reka twiyongeze indi myaka 1 2 3. Ntabwo ibyo bintu bikwiye kubera impamvu nyinshi. Ntabwo wagakwiye gukundana n'umukobwa ubona ko afite imyaka y'ubukure, sibyo? No kuba mukundana, hari ukuntu ukundana n'umuntu ukabona nyine hari utuntu afite tutatuma mubana, sibyo? Yego. Ariko ugakomeza ukizirika. Kandi ubona ko hari utuntu runaka ubona afite, hari ukuntu wenda mudahuje status, bati umuntu ntago twashakana, ariko nubundi mugakomeza muri guta umwanya ngo muri gukundana. Iyo experience irahari. Sibyo? Ariko umusore uzi ubona icyo kintu akakibona mu mugore, mu mukobwa, ariko ugakomeza ukamugumana kubera impamvu zawe bwite, kubera inyungu zawe bwite, bikajya aho umutera inda ukamwihakana. Ujye wicara ku ruhande ufate nk'umunota umwe wigaye. Wigaye. Ubwo aba basore bose bakoze ibyo bintu biherera ahantu bafata umunota bigaye. Yego. Ariko ntasize n'abakobwa. Ntasize umukobwa utari umwana muto ngo yarashutswe, umuntu utarafashwe ku ngufu, umuntu uri mature, ukavuga ngo ndabyemeye banteye inda. Mu gihe yakwigaritse, please icara hamwe wige. Siyo terme igezweho kuri iyi mihanda. Ngo no kwicara ugafata amasomo cyane. Kubera ko uburyo bw'ubwirinzi twese turabuzi, cyo ni icyambere. Erega birabiha. Birabiha. Okay, sawa. Ukuntu uba witonze kandi ufite amakuru nicyo kiba kinsetse. None se nge hari ibintu mba ntashaka gutindaho je kwera impamvu runaka. Hari ibintu mba ntabifitiye amagambo aboneye yo kubivuga. Nakuzanye hano kubera ko hari abagufata nka mukuru wabo. Yes. Inararibonye, so afite ikintu yakwigiraho. Iryo jambo ryawe ryamukiza. Nubwo tubiteramo urwenya, ariko izi nkuru ntago ari ukugira ngo reka nkubwire inama ngewe nabagira aba basore. Please, niba ubona umuntu utamugira umugore cyangwa ukumva utari tayari yo gufata izo nshingano, protège-toi. Reka nkubwire rero noneho besemas no ku gitsina gore. Reka nkubwire ibanga ry'abasore rero bambwiye dusasa inzobe mu nama. Oya ntago ari inama y'abasore. Mu kagoroba k'abapapa hari ukuntu abasore bavuga ngo sorry tusengeye kubavamo, ariko bamenye iki kintu. Mene umuceri akavuga ngo uriya mukobwa araryoshye, tuzajya duhura duhujwe
no kumara irari ry'imibiri uretse wait ntabikubwire ariko we mu ibanga rye n'inshuti ze zikaba zibizi ko wowe uri uwo uryoshye uri uwo kurya gusa. Hano ariko yahajyamo hano ntabwo yajyamo urumva Paccy akaba abizi ko ari ibanga rye wowe uryoshye uri uwo mu mibonano mpuzabitsina. So arareba karagiteri yawe cyangwa se n'isura akavuga ati oya ntabwo twabana, ariko hariya hepfo ni sawa. Ibyo byo urumva gucira byanze no gukomeza abo bantu. Icyo kintu nicyo cyambere cyakakwiye kukwereka ko utari serieux mu byo ukora byose. Icyo kintu icyo cyonyine kiragira ngo kikwereke ko utari serious. Bireze pe. Ntabwo rega ari mwebwe gusa n'abagore bavuga ati uriya muntu aho kugira iki kintu, ariko icyo kintu kimwe ntabwo ari cyo gishobora gutuma ubana n'umuntu pour du bon. Iyo mpamvu imwe ntabwo ushobora gutuma ubana n'umuntu bavuga ko ari yo ngingo nyamukuru y'urugo. Ubwo ni umuntu abana make sure ko aricyo kizaba kikuzanye nta handi imyanzuro yo mu rugo udashobora kuyigiramo uruhare. Donc nyine ni icyo ngicyo gitumye kandi remember icyo kintu ntaho utakibona kimeze nk'icyo ngicyo se. Umutima ushobora kuvuga icyo kintu ni ukuri ntabwo buri serious. Buriya aho kugira ujyana umuntu mu rukundo mwereke kuri kumujyana uri mu rukundo kandi utari muri ari icyo kintu kikujyanye mwakushara mukabiganira. Ubu bantu babaye abasirimu bumva vuba rwose bamubwira ati njyewe na runaka ni iki kiduhuje nta kindi no gucapa nakuza ukicara uzi neza ko batenda kukugira umugore cyangwa gusigana amarange gusa. Ni ibintu mwaka abundi abasirimu baraganira tujye tuba smart tuganire. Reka gupeshya umuntu ngo urabona nzakugira umugore ubibona ko ibintu ushaka mu mugore atabifite bwo kuba naragoyinze vayiro. Iyo mpamvu imwe igatuma ariyo umutakariza umwanya ntabwo uri serious. Niki kiranga umusore uri serious? Niki kiranga umusore uri serious? Ikintu kiranga umusore uri serious rero nibaza ko icyo kintu ntabwo ari cyo kintu bashingiraho. Nukuri umusore uri serious uramubona tu umubona uteze mu bikorwa umwanya guha uko muganira. Donc ntabwo bisaba detail nk'ijana iyo uzi ubwenge amafaranga guha. Ariko umuntu nanone ni mugari hari igihe akwereka ko ari serieux igihe runaka akaba undi muntu sibyo. Rero bisaba gukoresha ubwenge bwinshi no gusenga ukajya uvuga ati man please ndagusabye uzampe the right person. Uzampe umuntu ufite Imana irumva akanwa kacu karatura bigakunda. Yego rero umusore uri serieux ngewe ntabwo nashobora gutanga details ze zose ariko barahari kandi no kubabona ntabwo bisaba ibintu bya danger. Yego ibyo gusa umukobwa nakubwiye inama y'abasore byigiwe mu nama y'abamama cyangwa abakobwa higiwemo iki konzi ko wari urimo ngo iki mu nama y'abadamu ni iki cyavugiwemo konzi ko wari urimo ngo ni iki cyanzuwemo. nakubwiye mu nama y'abasore byavugiwemo. Mu nama y'abagore nawe ngo umusore udafite ikofi ni ibindi hano hari ubufite ikofi nta kindi kintu yifitiye. Ariko yivuga ikindi kintu ni iki? Ntunteshe umutwe. Yivuga ikindi kintu ni iki uri kuvuga? Uzabivuga ubutaha. Si cya kindi twavugaga. Nta donc usibye kuba afite amafaranga ntabwo ibyo mbivuze mbabarira. Ibyo ujya kwivuga ku zindi cana pani yanjye. Ntabwo njyewe ndi hano ngo nze gusenya abantu b'abandi. Yego hari ibyo afite hari n'ibyo adafite bumvise. Yego nicyo nakubwiraga ibintu byose tugomba gushishoza twareba ngo niba narasetinze ubuzima bwanjye uko bugomba kugenda eske biri gukunda. Niba nshaka umusore ufite amafaranga kaba ari mwiza kabasenga kaba ankunda bitewe na detail ushaka. Nese niba nshaka umusore ufite amafaranga gusa ariko ari mubi afite utuntu twinshi nyine utihanganira ariko akaba afite icyo gusa eske ibyo byo biri mu byo wasengeye. Nta kindi nta bintu biba birenzerega ibintu ubundi mpora mbivuga ngo ubuzima burakomeye natwe ubwacu ntitujya kubukomeza buzadukomerana usibye gusaba Imana gusa ngo iduhe ubwenge
nta kindi. abantu bose ko bacanye ku masora birakomeye. Gucana ku maso ubu ngubu twese intumbero no gushaka amafaranga, sibyo? Muri uko gushaka amafaranga rero harimo n'ibyo byose. Ibihese Ibyo byose twagiye dusimbuka. Nukuvuga ngo aho yatakara hose wahoze wumva ubuhamya bw'uwagiye muri Oman. Ubwo buryo bwakwinjiriza. Ubwo buryo mvuze bari kubwumva. Ku gitsina gore cyangwa ku gitsina gabo ko bose barahari. Kuri kuba umudemokrate cyane. Uri kuba umudemokrate cyane. Uri kubaha liberite cyane. Nese ngewe ndindeho kubabuza. Set limit. Niba ariho bahahira. No kubamenera imbehe. Turabubikira agasaha. Niba ariho bahahira bakabona bunguka. You go ahead. Oh, yes. Ariko ubushize nababwiye ko. Ibyo byose iyo nyungu akenshi bari igihe gito. Aya ni igihe gito byo byumvikana se. Ni igihe gito kandi baza ko tudashaka inyungu z'igihe gito, dushaka inyungu zihoraho. Nahoze ndeba ku kinyamakuru kimwe runaka hari umukinnyi filime ntari bugarukeho ku izina rye. Ende? Hari umukinnyi wa filime. Ntago ndi bugaruke ku izina rye ariko nimuvuga abantu barahita bamwumva. Yashakanye n'umusore muto arusha imyaka. Abantu babatega iminsi no kuvuga ngo no mudamu yari divorce ahura n'umwana muto w'umujene ukiri mutoya. Bombi bakina filme. Barikundanira. Ndabazi. Icyo kintu kivuga iki ati atabana reka nkubwire Jerry ntago urukundo bisaba imyaka. Nukuri ntago urukundo rusaba imyaka. Nese nibo mu mama yarashatse bwa mbere bikanga akihurira n'umwana muto ariko akamuha ibyo yari yarabuze akamuha urukundo. Ninde wo kukwepa urwo rukundo? Ewana ngo yamuhaye care z'igifu. Ari wowe bazihaye wakwanga. Erega nta muntu wanga gukundwa. Nidoga gukundwa. Niba yarasanze abakuru bamubeshya akabona umwana ni uri kumubwiza ukuri akamuha ibyo akeneye. Hako mwise umwana ni umugabo we avuga ati ni sheri wanje wimwita umwana. Oya sore kumwita umwana kuko aramuruta. Sibabyivugira se? Oya ni n'ibintu bigaragara n'amazi. Oya tureke ibigaragara wenda ari umuntu abafite igikuriro ariko nkurikije ikiganiro cyabo numvise. Nebyo. Yemera ko aruta umusore. Yego. So urukundo nta myaka rugira kandi urukundo nta myaka bro. Okay, nemera ko wenda umugabo ashobora kuba afite ibitekerezo byagutse hari n'ubutware buri Imana yashyize mu basore cyangwa mu bagabo. Hari ukuntu nyine yashyizemo ubutware. Aho birashoboka. Ese birashoboka ko noneho umugabo ari we mukuru. Iki kintu cy'imyaka ukivuga hiki? Umugabo mukuru we ni sawa cyane ariko niyo hageze urahati baranyica. Baranyica. Sorry ntago byo ngo n'abatari bakuru ntago ari abagabo cyangwa ngo n'abagabo babi ariko abagabo bakuru ni beza. Ubwo abatoya rero ntago ari beza. Ni beza kuba bakunda ngewe ariko mpora mbivuga mwa abantu mwe bakunze bakuri Paccy official. Mbigarukeho. Mwibuke ko ibintu mbavuga mbivuga nkanjye. N'ibitekerezo byawe bwite. Nka Paccy. Yego. Nta muntu mba nagendeho nta muntu uri inyuma yanjye uri kunyongorera ibyo mvuga. Mba mbivuze nkanjye. Nko wabibonye. Ntago ari cyo mvuze. Ndavuze ngo abagabo bakuze ni sawa. Ariko n'abato nabo ni bon. Ni bon ariko si sawa. Ni bon ariko si sawa. Ntabyo mvuze ibyo. Ngenda ndavuze ngo bose ni sawa. Ça dépend nicyo umuntu bari kumva akunda. Abantu cyamba bakundira baza ubwenge. Abantu cyamba bakundira baza ubwenge bahita babyumva. Bumva iki se ni beza pe. Kuba bafite bato kandi babanye neza. N'abafite abakuru namwe mubanye neza. Good. Ni sawa. Well and good. Ni byiza cyane. Paccy rwose aba yimanya amakuru ayafite. Ubu se nimanya ko ntacyo mba navuze. Sibyo navugaga umuntu w'umunyabwenge aba yumvise. Ako butatu zakora. Reka nkubwira umuntu umugabo mukuru ndavuga bwo ku mugabo simvuga abagore. Yego. Umugabo mukuru afite ukuntu abatandukanye cyane n'umuntu mutoya. Yego. Haba mu mitekerereze
n'imitekerereze ibikuze kandi imitekerereze ikuze buriya nyine ibikuze ibikonde yeah. Si ubutaha babitegereze babivugaho birambuye aka kantu bakandike hasi ko tuzabivuga ariko bitavuze ko n'abatoya ari babi ntago ari cyo bivuze ariko hari n'umuntu ufite imyaka mike ariko afite imyumvire ikuze kabisa imeze bien yego ako ni gake ntago mbizi ntago nigeze nkora ijanisha abantu baba bumva rega bakanareba erega mvuze ngo umugabo mukuru ni umuntu ukuruta ko ari abantu bashakana banganya imyaka ako umuntu ukurusha imyaka guhera ku myaka 5 kuzamura ubwo nibo mvuga bakuru yego abandi turi muri memage nyine donc urugero wenda afite imyaka 20 mutipe dukundana afite nk'imyaka 22 uwo ntabwo navuga ni mukuru ako niba afite wenda imyaka 20 ndako afite imyaka 30 cyangwa se 28 gutyo uwo ni mukuru ariko kenshi bisobanure neza nibyo navuga akenshi usanga nyine n'ubundi abakobwa badakunda kujya muri relationship n'abahungu bari mu myaka imwe kubera iki ngewe nakuze numva ngo umuhungu tunganya imyaka ngo mbamurusha imitekerereze mbameze nkaho muruta niyo mpamvu zavire ngo umuntu mukuru kubihera ku myaka 6 7 10 gutyo ushaba ari mukuru nyine kuri wowe nibo navugaga bakuru abantu batagira ngo ni umusaza batagira ngo hariho n'isi umwana ngo cyangwa ngo navuze ngo abasaza oya umuntu mukuru mu mitekerereze mu bikorwa cyangwa mu bitekerezo byagutse byose yego yes waba ari mukuru uzi ubwenge pe uzi ubwenge niyo mpamvu wubatse namba neza ntabwo ni hafi ya ntabwo tuzajya tukujyana mu kagoroba harya bya bindi mujya mukora ni ibiki iki bya bintu mujya mukora mugiye gukora ubukwe babyita ngo iki bread show abakobwa baranagowe tuzabivugaho njye ntayo nakoze next time tuzabivugaho ntago tuzavuga ku yawe ako njya nzijyamo yego tuzabivugaho ntago tuzavuga ibivugirwamo tuzavuga ibivugirwamo ego oya ntago tuzinjira deep ariko tuzavuga nyine tuzayivugaho yego okay nshaka ko tuzavuga kuri baby shower tuvuge kuri bride shower by'umwihariko ushaka ko tubivugaho hari utubazo nshaka kuzakubazaho apana nona tuzayivuga nta kibazo uzatumbazeho hari icyo bitwaye se yes agataho abantu mwambonye kuri Ketchup TV show ndi gukina film mwabibonye muti nkomeze cyangwa ntabwo ari ibyanjye bivemo bajye muri comment batubwire mujye muri comment nimumbwira ngo ntabwo ari ibyanjye rwose Ketchup mbaye nguseze ako kare akantu nabonye ari sawa kare nabonye ari sawa okay abafana ubwo nahise mbihuza na cya kibazo akunzi bajyaza kumbwira mu kiganiro twagiranye Ketchup akubaza ngo ariko kuba witonze ngo kandi ugira amahane muri filime twarabibonye wazanye kamere reka nkubwire hariya muri filime uba uri kujua role wahawe cyangwa se uri kwisanisha nayo nibiriho hari abamabuja babi hari abakozi babi hari abamabuja beza hari abakozi beza yes nari ndikwisanisha n'abamabuja babi ntago ari kusanzwe uteye oya we ntabe nge oya ntaba ari ngewe wabaye kuriya pe ntaba ari nge ngewe abi wanjye baba ari abajama banjye kabisa nibyo biba ari byiza n'abantu banjye nibyo biba bikwiye nta gufata umukozi ngo umufate nk'ikintu oya kandi ari umuntu ntabwo ari sawa twasoje ibibazo nari mfite nibyo wabisoje nabisoje pe hari umuntu wanditse muri commentaire ngo nzababwire ngo ibikwereka ko uri relation urimo ari ya nyayo cyangwa atari ya nyayo ubutaha nzayivugaho exactly babitegereze ndabanza ajya gusoma igitabo bakunzi ba Queen Paccy official mwakoze kubana nanjye ari mbakumbuye ikindi ndabakunda nkomeje kubashimira urukundo mukomeje kunyereka nukuri Imana ibahwe umugisha nanjye sinzabicisha arabatuma mukaza kumuvugira ciao